narwaje umwana mu bitaro ndamurwaza aho twari turi mu bitaro madamu yari yabyamaze nk'iminsi nk'ine akana kanje bari njye ukajyana mu bitaro nyine akana kari hirya karapfa wari uri ku gitanda wari urwaje impanga ebyiri zirapfa noneho nanjye umwana wanjye yarameze nabi bamwongereye umwuka noneho umuganga wari kumwe n'umuzungu baraza baje kurarizamu uwo mugabo abwira uwo muzungu ngo uyu mwana niwe usigaje gupfa ariko babivuga mu gifaransa ngo ubwo ntabwo ndi kubyumva ngiriyo muri kumwe ngo Yesu ajya atuma byose tubyumva noneho ndebye nsanga niwe mfura yanjye bananyitirira mbwira Yesu ndariko si Yesu bagiye kumpindurira bongere banyitirira indi zina noneho ndabona Imana ni igiki naguha ngo imfura yanjye itere gupfa ndareba nsanga mfite imyaka 26 nipimye nsanga ubwo nzapfira 75 hari umvaga zapfe ejo dore icyo umwami yagusigarije kuko hari abifuje kugeza uyu munsi batakiriho nubwo ntayihimbye ariko umuhanzi wayihimbye namuhemba tuzabona batumanjye ati ceceka ncecekejwe nikati iyo ndirimbo urayiririmba utayizi ntindayizi ariko iravuga ko tuzabona bagize gute none se urabazi ndabazi da Aburahamu ba Isaka ba Yakobo bandi abarambye atoya benshi cyane nkawe bayiririmba batanayizi ubundi niba uyizi abababanjirije bari mu ibyiciro bingahe ariko ikorasi komanzira bishano nayo yewe Satani tuzagutsinda mu izina rya Yesu tuzagutsinda nubwo uturushya muri uru rugendo nta joro ridacya tuzagutsinda ubwari Yesu wabivuze niki gituma utamizera ko yabivuze utamuhase no kubikora nazabikora turasoma ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Abami igitabo cya mbere cy'Abami ibice 6 umurongo wa 7 page 326 ara mu isezerano rya kera haranditswe ngo mu iyubaka ry'iyo nyumba bayubakisha amabuye yatunganijwe mu nganzo nta nyundo cyangwa intorezo cyangwa ikindi kintu cyose cy'icyuma cyumvikanye mu iyubaka ryayo ijuru ritwiteho turasoreza hariya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya page 711 isezerano rya kera igice cya mbere umurongo wa 4 haranditswe ngo nuko ijambo ry'Uwiteka rinzaho riti nakumenye ntarakurema mu nda ya nyoko kandi nakweje utaravuka ngushyiraho kumuhanuza uhanurira amahanga ijuru ritwiteho ndashaka ko tuganira ku ijambo rivuga ngo yakuremeye kubaka cyangwa yandemeye kubaka haleluya baririmbye indirimbo za zamani nkunda tuzareba ya misozi reba none twajyaga tuyumvira mu nzandiko uru rugendo rufite aho ruzasoreza banishimye tuzabona batubanjirije iyo tuzabona iyo korasi ndayikunda cyane nari nageze umugisha wo kujya hanze bantumiye naza ngarutse ntaha indege igira pani barekuye bwa bupine ikandagire ahirya iranga birota rwana natwo turanga twanze abimenyesha abo ku kibuga abimenyesheje abo ku kibuga baravuga ngo komeza uhendahende manza hatwara hazengurutse nk'inshuro nkazingahe ari guhendahenda byanze baramubwira ngo ubwo byanze natujyane mu kivu
atujyane hehe? Mbwira mwicaranye ngo ihora itubambiye amahema naho ibyo kutumira birahari. Uretse yitubereye maso, atariyo twabera maso gusa. Batujyane mu Kivu, buri wese yasenze iki? Mana we mana asenga tugira dute. Ubwo nyine bahamagara Marine, nta kindi gisubizo cyari gihari. Marine iritegura, erega indege ijayo. Mbwira mwicaranye ngo ibajyanayo. Ntangira gutekereza sheri n'abana, ntubwo birarangiye Nyagasani. Ntangira mbwira mwicaranye ngo uri mu byawe kubera uwaguhagazeho. Kubera yampagazeho ndacyari mu byanjye. Iragenda nukuri turi kureba ikiva imbere, anyeganyije twadupine biba biremeye. Kuko ikibazo cyose kibaye mu ndege barabivuga ati biremeye. Arongera arakata ku mutima, ngashaka kubana nuko yicaye iriya ntari kumureba, nari kumubwira ntayongere kubufunga butanga kongera kwifugura. Araza twumva ageze hasi hano, turamanuka mbona dusohotsemo amahoro, ariko ninjye wasohotse bwa mbere ndi kwiruka, ntiwende biba bibe nize hanze. Nasohotsemo ndi gutunyagurika njya ku muvandimwe hano i Remera ndaryama, abandi nari mfuye tu. Mfuye nukuri kw'Imana nari mfuye. Ubwo rero nsinziriye ndirimbiriya iyi korasi tuzabona batubanjirije. Ndayiririmba numva umuntu araje arambwiye ngo ceceka. Ceceka ndi kuririmba. Ceceka ntongere kuririmba iyo ndirimbo ndayikunda, ariko nubwo ntayihimbye ariko umuhanzi wayihimbye namuhemba. Tuzabona batubanjirije ati ceceka. Ncecekejwe nikati iyo ndirimbo urayiririmba utayizi. Ntindayizi ariko iravuga ko tuzabona bagize gute. None surabazi? Ndabazi da. Ba Aburahamu, ba Isaka, ba Yakobo, bandi abarambye atoya benshi cyane nkawe bayiririmba batanayizi. Ubundi niba uyizi abababanjirije bari mu ibyiciro bingahe? Ariko ikorasi komanzira bishano nayo. None se ko numva ari benshi, abantu bose nabarondora Bibiliya ivuga urumva nabiva amatoya ntabwo bizi. Abababanjirije bari mu ibyiciro bibiri. Hari ababanjirije mu byiza, hari n'ababanjirije mu bibi. Muririmba baye mvandirimbe baye. Abarambwiye ngo wabayeho mbere ya Yuda, ndoya ntiyakubanjirije. Ngwe yakubanjirije mu biki? Wabayeho mbere ya Kayini, ndoya yakubanjirije mu biki? Abarambwiye ngo ujye urabwira abitorero ngo buri wese azabona bamubanjirije basa nuko agenda. Niba ari indaya izabona indaya zayibanjirije mu Gatenga, kuko wagezemo buno ubwo si zo muri 81 imbara zitangira gucuranga. Niba ari umurozi azabona abarozi babanje kera, kuko se wa mbere muri uwo mwuga. Ariko niba ari umukiranutse, haleluya, azabona bamubanjirije muri ibi bintu. Wewe reka twiririmbe tuzabona batubanjirije. Rero twasomye ijambo rivuga ngo mwiyubaka ry'iyo nyumba. Ni nyumba ki? Tureke no kuzimiza. Mwiyubaka ry'iyo nzu. Iyo nzu batubwiye ko ngo yubakishirijwe amabuye yatunganirijwe mu nganzo. Kandi koko ya madafari ntabwo amadafari bayabumbiraho ari bwubake, keretse wenda nk'abafite amahirwe y'itaka riyabumba. Ubundi amadafari abumbirwa mu nganzo, imodoka zikayikorera. Amabuye yubaka urusengero buriya yacukuwe aha? Acukurwa hehe? Umuririmbyi w'umuhanga araturimbe ngo ahantu wadukuye ni wabo w'inyamaswa mu butayu budatuwe, ahari hegereye urupfu uzikurinda mana we. Buriya hari aho twavuye umuririmbyi
magana menshi y'abanyabyaha yanoranije mu ngoma inshuti ye narabowe murekeraho kuko turi gucungana n'igihe. bariya abatubanjirije mu byiza barimo bamuzeru Jurama baragiye bajya mu nganzo yewe gendera mu byaha Yesu aragushaka mwakubabarira ibyaha ngwino umusange vuba. buriya rero hagira amadafari yahiye niyazanwa naho imipfu bisigarayo. abo ni bande mani uwacu yaturirimbye ngo bamwe babise abasazi abandi babita baswa ariko ntabwo ahubwo baryamanye iba amadafari ahiye amafuso yitwa ubutumwa bwiza arapakira bano baremeye kwihana basange mwarimu abasengere hanyuma bagira ate abaganirize. amafuso yitwa ni ngombwa ko biga igice ngo bamenyerezwe nuko baramenyerezwa. amafuso araza ati ngaho namwe mumije mu makorari arabenu. hari n'andi mabuye abasore b'imbaraga Imana yarinze, abagabo Imana yatabaye, abagore Imana yagiriye neza, abo yongereye iminsi yo kurama ngaba nabo ni amabuye agomba kugira amafuso atumva rero mujye mwibuka aho yabakuye. arayazana arabenura ati erega umwami azabasanga muri uyu murimo arayabenura. ubwo cyakora ingorane rero tugira amabuye yaje adaconzwe, amabuye yaje atagize ate. hanyuma baribwira bati rero dore icyo umwami yagusigarije kuko hari abifuje kugeza uyu munsi batakiriho. wakagombye guhagarara muri uyu mwanya ugakorera Imana ukaba ukuboko kwayo kugira ngo uzagire icyo yishyuza mu minsi utazi no mu bihe utazi bikuri imbere. agasanga hariho ijigo ryitwa bimwe baratubesha mani, akabafashe ikinyundo cyitwa erega ugomba kumva impuguro z'abakubanjiriye. nje ntakagira ungendaho naho ni ijigo gifite iryo jigo rituga umugozi. katwihute iyi nzu rero ni iyande. Dawidi mwene Yesayi yanyuze mu bikomeye, anyura mu ntambara kuva ari umwana muto, ngo yaragiraga intama mu ishyamba ririmo inyamaswa z'uburyo bwose, intare, amadubu n'inzoka nubwo zitanditswemo. ubwo se hari dubu habura inzoka? mbwira mwicaranye ngo ubunyikoko bwose bwari muri iryo shamba yabanaga nabwo, afite imyaka mikeya cyane. ibyari kurya intama zase ntabwo byari kumurya. iyo mwijuru imurindira mu ntare rimwe akanarwana nazo ngo ubundi akagira ate agatanga n'ubuhamya ngo ndi mu ntama za data. ariko unese nawe manza ari igikoko gufata umwana w'imyaka ingahe ukamujyana mu ishyamba ririmo intare? buriya nubwo uvuga papa yaranyanze mwapfuye iki menirivare yampaye make nangwa nawe ni menirivare we yamwohereje aho intare ziri. uriya mugabo niwe wavuze ngo ubwo data na mama bazanda Uwiteka azagira ate? uriya mugabo yahuye n'ibigeragezo, umuntu warwanye n'umuntu abandi bose batinye witwa Goliyati. uvuga ngo warwanye n'ibibazo, nagize ibibazo nzo umuntu twari duturanye yangiyeho shaho akajya arambwira na Goliyati we yari afite amacumu n'inkota. Dawidi ahura nawe. Dawidi yahuye n'intambara. Dawidi bigera naho inkuru za Dawidi ntabwo turazitinda, turashaka kurasa ku ijambo ku ntego. Dawidi bigeraho yagezaho ajya mu banzi be iwabo wa Goliyati, abari yahungira baramumenya batuni Dawidi. Dawidi yigira umusazi, Dawidi yigira iki, Dawidi amateka ya Dawidi ntabwo ngeneye twaronora ngo tubishobore, ahubwo menya ko Dawidi yari yarageragejwe.
Dawidi azanye umugore, Dawidi yanyuze mu idirisha, Dawidi yagize gute, bari bamufashe, igitagangurirwa kiraza kiramubohera, Dawidi agira ate, igihe kiragera, ibigeragezo bye bishigwaho iherezo, Dawidi aba umwami. Ngiro mwicaranye ngo nta joro ridacya. Yewe Satani, tuzagutsinda mu izina rya Yesu, tuzagutsinda nubwo uturushya muri uru rugendo, nta joro ridacya, tuzagutsinda. Ubwari Yesu wabivuze, niki gituma utamizera ko yabivuze, utamuhase no kubikora ntazabikora. Dawidi igihe kiragera biki abiki abo mwamuganje, Dawidi arubaka, Dawidi ibintu bigenda neza, Dawidi nawe akajya baramutera amasari, Dawidi nawe ibintu birakomera. Igihe kiragera bava ngo Dawidi ndakomeye, reba Yerusalemu, reba hehe, reba Heburoni, reba he. Aravuga ati ariko hari habaye, nubwo nsobanutse hari yabigizemo uruhare. Umva rwose Dawidi aribuka, amaze kwibuka aravuga ati ariko rero Nata, burya ataba ni data wangiza ukondi. Natana ati Yesu se wowe watangiye kukujyana mu ishyamba uruhinja, none se ni bakuru banjye, bakuru bawe se ahubwo bifuza ko wageraho ugerara? Hanyuma se ni ba masenge, bashangazi bawe bose hari icyo bigeze bamara? Ni mama wakubye, mama se burya hari icyo yigeze? Natana aramubwira ngo umva Dawidi, iyo Uwiteka Imana ya Isirayeli itakubaho, ibyo so na nyoko na bene wanyu nabande bakuvukije nuko bakubonaga, ntubu ururiwe. Hari icyuri cyo kubera iki? Nukubera nde? Natana aravuga ngo nukubera nde? Baye umugabo kubera nde? Witwa bosi kubera nde? Kibongi kubera nde? Gasongo kubera nde? Natana aramubwira ati ngiye indirimbo ndayikuririmbira kugeza ubwo yumvise neza. Mfite inzu nziza kubera nde? Tuye Kigali kubera nde? Utuye Rubavu kubera nde? Uri mu Gatenga kubera nde? Mfite iduka kubera nde? Wabonye itike kubera nde? Bana babiri kubera nde? Abagore kubera nde? Bajene kubera nde? Murasobanutse kubera nde? Natana ati si ukubera ubwenge bwawe, si kubw'amaboko cyangwa imbaraga zawe, ahubwo icyuri cyo nuhuriwe, aho wanyuze naho utari kunyura, nukubera Imana. Dawidi ati yewe nukubera yo kabisa, iyo itaba yose nari kwimikwa, iyo itaba yose nari kwiga nkarangiza, iyo itaba yose nari kuva he, nari kugera he? Ntaho nagera mwami nagufite, mfata ukuboko mazungene. Dawidi aravuga ati mboro Natani, genda uyimbwirire ngo hari abibagiwe ariko nge ndibutse. Genda uyibwire ngo hari abagabo yatabaye iha agaciro, bigeze aho bo barayikaka, ariko genda ubwire Imana ngo hari ukikibuka aho wamukuye. Reka mbabwira aka kantu nsenge. Narwaje umwana mu bitaro, ndamurwaza aho twari turi mu bitaro, madamu yari yabyamaze nk'iminsi nk'ine, akana kanje bari njye ukajyana mu bitaro nyine. Noneho turi mu bitaro, akimbere karapfa, akana kari hirya karapfa, wari uri ku gitanda wari urwaje impanga ebyiri zirapfa. Noneho nanjye umwana wanjye arameze nabi, bamwongereye umwuka. Noneho umuganga wari kumwe n'umuzungu baraza, baje kurara izamu. Uwo mugabo abwira umuzungu ngo uyu mwana niwe usigaje gupfa, ariko babivuga mu Gifaransa ngo ubwo ntabwo ndi kubyumva. Ngiro muri kumwe ngo Yesu ajya atuma byose tubyumva. Aravuga ngo umwana w'uyu
niwe urakurikira wagira ngo ubwo ntabwo ndi kubyumva ngo kuko urabona ko ari we utameze neza cyane. Noneho ndebye nsanga niwe mfura yanjye bananyitirira. Mbwira Yesu ntariko si Yesu bagiye kumpindurira bongere banyitirira indi zina. Si uko utambaye abana ariko imfura yanjye Mana ari nyikunze pe. Noneho ndabona Imana ni igiki naguha ngo imfura yanjye itere gupfa. Ndareba nsanga mfite imyaka 26. Nipimye nsanga ubwo nzapfira 75. Hari umvaga azapfa ejo. Hari umurimbyi aturimbe ngo mukorere Imana ng'abantu bazapfa ryari. Numva nzapfira imyaka 70 n'indi hafi 80. Ndavuga numva Romana ninguha amafaranga hari abaguhaye menshi, ninguha imodoka hari abaguhaye nyinshi, ningirane nshaka ikintu ndayihanda kibona. Rebwa numva Mana nari kuzapfira imyaka 70 maze 26 hari gusigara imyaka hafi 50. Mbaba 40 ningaye fataho imyaka 20 uyimbera umwana nje nzapfira 46 ariko umwana wanjye ye gupfa. Kandi mbihiga ndisariye ndavanaho kugira ngo umwana wanjye ifate ku myaka nari nsigaje imbera umwana. Noneho nkanga akana kasinzira nkagakubita ngo kadasinzira kagapfira ko. Ariko birarenga ibitotsi biramfata nanjye nkanga gusinzira ngo kadapfa ndiko nasinziye. Birarenga ndasinzira. Maze gusinzira umuntu araza arambwira ngo sema jeri ntikarame. Humura umwana wawe ntabwo arapfa. Kandi n'imyaka yawe ntayo nakozeho. Ahubwo kuguyo wari ufite nongeyeho. Mbita nzerebura n'Imana habwe icyubahiro ubwo nzapfira imyaka 100. Ubwingize ntawumvaga zava mu isi uyu munsi. Noneho umwana wanjye ararwaye arakize tuvuye mu bitaro none hasigaye rero mfata imodoka ngo ubwo ngiye gutembeza abana. Ba madamu bari bagiye mu giterane nanjye hari wari wantumiye mu bukwe ndagenda mfata imodoka aravangiye ko nze kuzana gatodo mariage hano i Kigali ndahezana abantu bamaze gusobanuka ntabwo bari gatodo mariage zo muri quartier ziwabo ko burya ni Imana iba yarabikoze. Nuko ndaza mvuyeyo madamu umuntu atwara Bibiliya yanjye atwaye Bibiliya yanjye noneho ndayimufatana aho twari duparitse imodoka nako ko ari ntwariye Bibiliya. Ndabaye Bibiliya yanjye batayibarika nyijyane mu rugo ndagenda nyigejeje mu rugo. Noneho madamu barampamagaye bitashari byiza wavuye i Kigali se. Navuye i Kigali none se ubukwe bugeze bute ntibavuye gusezerana ku murenge bagiye mu rusengero. Sawa none se twebwe rero tuvuye muri concert natwe imvura iri kunyagirira hano. Ego imvura inyagirira umugore mfite imodoka. Mba mfashe imodoka ntereka nje kuzana madamu mugeze mu rugo nanjye nkomeze nje hehe mu bukwe. Kakana karamira pa waduha umunyenga. Nubwo ngiye kuzana nyina reka nje gushikira nyina nabana nibagemo nimbazana nabo baravamo nteko ibabariza abana. Noneho kagakobwa kajya ku rugi gasaza kako kajya hagati nanjye njya kuri vora ndatwara noneho agakobwa gashira inkokora ku rugi gasaza kako pa uzikariwe wicaye heza naveho abari nge wicara ku ruhanda agakobwa yicara hamwe na papa niwo wahisemo. Akandi ngwin uduhungu tugira amahane rero kaba gatangiye gukura agashiki kako kagakuruye nako gakora mwikare y'urugi gakoze mwikare y'urugi urugi rugira rute rurakingu rukingutse agahungu gakomeza gusunika kandi naka papa agiye kunduraze nanjye mfite rero 80 urushinge ruranga nagiye kureba nsanga bari gusunikana n'urugi rwagize rute waki nakubitanda kurenda nagiye kugaruka muri vora nsanga ngiye kwinjira muri kira cya Caterpillar kimwe gipakira imodoka cyagize iby'inyogirye cyubwacyo cyahagaze kugira ngo nkubitemo. Ndi Yesu we ndakwepa mu kugarura wapi nyita mu kiraro hasi sinongeye kumenya iyo turi. Nagiye kubona mbona abantu bari kuvuga ngo nawe ngo tambuka bambaye amakanzu yera ngo nawe ngo tambuka. Ngiye kubona mbona baravuze ngo nawe ngo tambuka ujyane n'abandi. Noneho nanjye ngiye gukurikira abandi bari kuge buriya ku munsi hagenda benshi. Uyu munsi hagiye benshi utabona uriho ngo ugire ngo hari icyo niki watanze mwana wada mureke nawe caho
ndabaretse ngo ejo bundi ari mu bitaro ngo mumenye ko yongerewe imyaka kuyo yaragize ate yarasigaye ngo mumusubizeyo rero ngo cyagiye ngo umwana ari mu bitaro ngo ntiyongerewe imyaka ngo mumusubizeyo bandi barakomeza nanjye ndakata nkase nsanga ndi mu bitaro imashini biri muri anageze ryari nibuka ko nari ngiye gufata abana hehe nabiye ndiko nta abana banje abana bati humura abana ntaco babaye bana mbarizo mwicaranye ngo imyaka yarari kwiha yarayifite imyaka yarari kwiha yarayifite kadusoze dusenge korera Imana nk'abantu bazagira bate batitaye ku byisi bitagira guteye kuko iyo umuntu upfuye burya bigira ate bikaribwa n'umuntu utaragize gute uzi ibiryo barya baje kukiriyo muteka umuceri n'inyama muzizane rega nawe yakoraga muzane n'ijerekani y'amavuta dusoza Dawidi aravuga ngo Natani we iyo anyongereye imyaka yo kubaho iri he undi ati Yesu nyine iri mwihema iri mwihema uragira sanga kuko yabagize abagabo abandi kabagira abagore kuko barangira amakaminuza abandi bagasobanuka kuko bamwe yabakuye mu buyaya bakaba ari abagore b'abagabo abandi bakaburira indege bakajya hanze hirya no hino uragira ngo barabiyubahira iri mwihema Dawidi aravuga ngo ntabwo naba mu kitabashwa yiyangiza uwundi we ibehehe mwihema abaravuga tumva yimbwirire ngo nubwo hari ababisuzuguye nubwo bazi ko hari aho bakuye imbaraga abandi nubwo abandi birata ba nyirasenge abandi bakirata ba tantine abandi bakirata bakuze abandi bakirata ba tonto wabo munarata wamuhaye inka ndakarata wamungabiye jewe ndarata umwami w'abami kandekeraho aminotira yembwirira ngo ashaka kugira ute kukubakira Natani araza tumva Mana nubwo abasore benshi bibagiwe hari abasore bibuka nubwo abagabo benshi bibagiwe hari abagabo bagiha agaciro ineza yawe nubwo abagore benshi bibagiwe hari abagore bazi ko kuba bitwa ba mama wa ari ukubera wowe none mugaragu we Dawidi aravuze ngo arashaka kugira ute kukubakira Imana irabyemera iravuga ngo ya urabyanze Mana Imana toya benshi warabacuye baratashe bararuhutse badutegereje ntakabuza tuza mu birori byahe byo mwijuru iramubwira ngo weho ntabwo wanyubakira wapi Dawidi ati ko narimbishaka mbwira mwicaranye ngo hari abari bashaka gukora uyu murimo itemereye ubu baciyeho hari abakurusha kwitabira korari bari banashaka no kuba muri uyu murimo yangiye ko babaho irabasezerera barataha hari abagabo benshi beza abasore beza babandi beza bibishongore abo waruzi nawe bagiye ureba niki murekeraho kuko birate iramubwira ngo Salomo umwana wawe niwumpaye ayo mahirwe ngiro muri kube ngo di ba Dawidi baciyeho ariko ba Salomo yaduhaye umwanya wo kugomeza kuba muri ibi bintu n'uyu mwanya ubu nge nakora bikemera ariko wamaze kugera isororo suyagaruka gakora bikemera uyu mwanya nagorora ibyari byagoramye ariko so byarangiye ubu yabigorora bikemera
ngiro mwicaranye ngo turi abanyamahirwe twe ko yaturipfuje uwambaye ikirezi ntamenya ko kera ibwira Dawidi ngo weho ntabwo mbikwemereye nubwo wari ufite iryo shaka bari bafite ishaka ryo kubaka agatenga batabonye ayo mahirwe hari abari bafite ishaka ryo gukiranuka ku 10 n'amaturo itemereye ko bagira hari abari bafite ishaka ryo gucunga neza ingo zabo itemereye ayo mahirwe ariko nge nawe reka tuyipepere dize suko dukiranuka kubaruta ahubwo na mahirwe natwe twagize dute twagire nuko Dawidi abwira Natana abwira Salomo ati muhungu wanjye Salomo ngewe ndagiye nkuko abisi bose bagize bate bagenda ariko akira zahabu akira diyama akira ifeza akira ibikoresho byose Salomo yubakishije iriya nzu Dawidi yasize agize ate abishatse tutazasondeka iyantabaye utazasondeka iyambaye hungu na kobwa utazasondeka iyambaye umugabo utazasondeka iyamburaniye utazasondeka iyambaye inzu utazasondeka iyanguye ku iseta atansiyo utazasondeka ngo arabimuha byose arangije aravuga ngo nge ndagiye nkuko abisi bose bagenda Salomo nawe ngagiye kubaka iyo nzu mwiyubaka ryayo nta rusaku yaravuze ngo ngomba kubaka iyi nzu kandi nkayubaka nkayirimbisha nkurikije inama umukambwe wanje Dawidi yambwiye nta mpamvu yo gusondeka Imana yanjye niba yaransigaje nta mpamvu yo kudakora twasoreje ara ku ijambo rivuga ngo nakumenye ntarakurema ariko mbere yuko mburusoro mbere yuko burusoro uzi ibihumbi byinshi byari kuba insoro ku munsi wo kuburusoro weho uzi ibihumbi byinshi byari kuba urusoro mu cyimbo cawe byapfuye uwo munsi uwo munsi mburusoro hari ibihumbi amamiliyoni n'amamiliyoni yaje ari kunyirukaho ngenza nduwa mbere kubera Mesiya yabikoze mba mbaye urusoro naho wowe iyo wibesha ukazura uwa 5 cyangwa 6 nakumenya utarabiki urusoro ariko Mana muyimbere icubahiro buriya umunsi wabaye urusoro hari amamiliyoni y'ibikumi hari amamiliyoni y'ibisore bifite ibitama byaje inyuma yawe ntibyaba insoro ababaye insoro duhimbaze Yesu buriya umwana avukana amakode menshi reka nkubwire gatoya iyo umuntu yasamye umudamu yasamye uwo munsi yasamyeho akimara gusama abasirikare b'umubiri we bahita bamenya ko muri we hari akantu kajemo bidashaka intambara zigatangira niyo mpamvu nyine wana amasereri imutwari kunye nikunyamanganya abari intambara ziri kubera mu mubiri ngako gasoro kagira gate gasoho nako kakava kati none nasohoka nabiki nako kakagwana katumva mwana turahanganira hanone nyina karuga nako mu mezi 3 burya niho biha amahirwe bikora imishikirano bitumva mwana akakantu mukihorere kabahangaha noneho rero burya niho nyina batereye neza natangira wambi gisheke ame myumbati kubera iki impamba abadamu bakora vortoma mu mezi 2 na kumwe niki biba bikomeye nizo ntambara ziba ziri ku ubwo se we izo ntambara ko zabaye kutavuyemo waravutse biremera abana bavukana amakode biravuka atareba avuka tumva niya katariza muganga kubiturushi kukibona tumva amakode wana kode kurira nivemo rero ubuguru agahinja bakabyinisha kakemera ubuguru buba bumeze nk'imigozi urumva abadamu muri n'abahanga muzi kwe noneho rero Imana niba ifite telekomande kavutumva rero kagira ku maguru ngaho kabona bateka kana manza bakabyinisha na Imana yakuyemo hari abavutse nkawe yarekeyemo kode n'ubu bitwari irindi zina kubugenda uzunguza amataye nuko yakuyemo buriya kubureba neza ukayatereka mu maso yakuyemo iyo yarekeramo baba bakuzanye bari kugufasha
ubu buranga bwa korari Betelehemu n'ukuboko kw'iburyo n'abadiyakoni n'abakinabaki ntabwo ububazi, ntubuzi inzobe n'ibikara, ntubuzi so na nyoko, ariko Imana yakuyemo kuba uvuga Icyongereza n'Igifaransa. Okay, so my name is je m'appelle kuba uvuga bikemera Imana yakuyemo idakuramo ko none data yakuyemo hewe data we. Iyi Imana idakura kode mu mutwe wawe baba bari kuvuga ngo mumufata akaboko mumujyane hanze. No, Imana yabiti ataba nka gutyo ikuramo. None uyoboye korari, uyoboye itorero, uyoboye mu rugo rwawe, uri umugabo uvuga rikijyana, uri umugabo igihugu gitezeho ejo hazaza heza kuko Imana yakuyemo. Hari abagore yarekeyemo kode. Iyo irekeyemo kode sugira yitwa mama nde. Hari abagabo yarekeyemo kode wamuze utari kumwe kutari gushaka. Ndacyari muto. Ugize ingase 46. Naho Imana yarekeyemo. Ebwira Yeremiya ngo nakumenye utarabiki urusoro. Ngiro muri kumwe ngo wagiriwe neza cyane kuyikorera, kutayikorera kwawe wawisondetse kandi itaragize itaradusondetse. Abari kumva aratugere neza mu yimbera amashyi. Kamamagara abadiyakoni bacu muze hano. Yiri kuva man nje warambabaje. Iyirekeramo kode ubwo buvuga kwere. Kuntu genda uzunguza ikibuno ntumenya agaciro kabyo yakuyeko Mana. Haleluya. Yakuyemo kode itaratwimye ibyo byiza, izaburite kubiduhana n'ibindi. Abadiyakoni muze. Narangije wewe. Narangije. Nta duka ufite ariko ibyaguhaye birutuduka. Nta modoka ufite ariko ibyo yakoze biruta imodoka. Akaguru kagura ngahe? Ukuboko kugura ngahe?